Gusuhuje kandi nguhaye ikaze wakomeje gukurikira Isango Star TV. Hanyuma hano nko kurimo kubibona turi kuri convention aho twaje kureba ukuntu abantu bagiye batandukanye bari hano biteguye kwizihiza umunsi wa Noheli uri ku itariki ejo tariki 25 n'ubundi nkuko mubizi z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025. Tugiye kuganira n'abagiye batandukanye tubabaze uburyo biteguye uyu munsi abayizihiza, twumve ibi uko bayiteguye, twumve ejo ukuntu bafiteho gahunda zigiye zitandukanye. Turaganira nabo kugira ngo twumve n'ukuntu umwaka wa 2025 wagenze, ese turebe umwaka wa 2026 bawiteguye bate. Nujye kure kugira ngo turebe ukuntu bagiye kugenda batubwira ukuntu bapanze gahunda zabo kuri uyu munsi w'ejo. Ndive n'umurerwa nuko twari tubibwiye rero turi hano kuri Convention Center aho abantu benshi barimo boserebura ko bagiye kugera mu wundi mwaka, ariko by'umwihariko ku munsi w'ejo ni Noheli. Hanyuma hano turi kumwe n'ubundi n'uwaje hano urimo gutembera, urimo kurelaxinga. Reka dutangire atwibwira witwa ndi. Mazina nitwaga Kwisirakiza. Tusanze hano kuri Convention Center. Nanjye nkabanje kwifatanya n'abajene bandi hano muri rusange nk'urubyiruko. Tuje mu gitaramo cya Noheli. Kuko ni nagashya n'ubwa mbere noneho bibaye kabisa hano convention. Ubundi twari tubizi kuri Bonane, noneho bitangiye kuri uyu munsi 24 twizihiza rero umunsi w'ejo. Umva nagashya kabisa. Nagashya niki witeze muri iki gitaramo wenda cya Noheli nkawe nk'umujeni nkuko wari ubivuze ko ari ubwa mbere ari agashya, ngira nk'udushya nga dutatu wumva uri buboneremo? Agashya ka mbere nabonye amazi amazi kabisa, amazi aragendana n'umuziki. Akoko niko gashya ka mbere. Kandi gashya ka kabiri nko nabikubwiye, nshobora kuza kubona abahanzi batandukanye kuri stage, kandi tubimenyereye muri BK Arena, tubimenyereye muri Cafe Zone. Uyu nukuvuga ngo uyu munsi hano twiteguye show kabisa, kandi nkuko ubibona ureba abantu bahara aka kanya, dutegereje mu kanya nka sayine barabari benshi cyane. Kuvuga ngo rero uyu munsi kuri twebwe n'ibyishimo nk'abantu batumujye wa Kigali, kandi ngira ngo mbwire n'abandi bategereye hano babebo yuko ejo nabo bizageraho kabisa. Yego n'abandi bizabageraho. Hanyuma ikigaragara wizihiza Noheli? Ndayikunda cyane kuko nanjye navutse mu rugo bizihiza Noheli. Nanjye niyo mpamvu ngomba kwenjengana n'abandi. Sinjya nanasinzira mpaka saa sita zigeze umva kana Yezu karira. Hanyuma kuri wowe Noheli isobanuye iki, ivuze iki? Kuri nge Noheli ni ivuka rya Yesu kisobanuye. Nta kindi kuri Noheli ni umunsi tugomba kwizihiza ko umwami wacu Yesu yatwitangiye ku musaraba akadupfira, noneho akaza kuzuka ku itariki 25. Niyo mpamvu tugomba kwizihiza uno munsi twafata nk'umunsi ukomeye kuko uba rimwe mu mwaka. Usengera hagane he uko ndumva neza ibisobanuro byayo urabizi neza, mbabwiye ufite itorero usengeramo? Ntabwo nasengaga mu barokore, gusa nize mu Anglikani n'abaporoso. Aka kanya ni ukuvuga ngo ndasenga ariko ntabwo ari cyane wambona mu rusengero. Kubera iki nyine umuntu adashobora gukora mu rusengero kandi ndumva ibintu rwose by'itorero by'urabizi? Impamvu hagati aho ngaho agiye tubura umwanya wenda nk'akazi rimwe ugasaba gupanze ku cyumweru, ariko nanone ntabwo ari by'imbogamizi zo kutajya gusenga. Ahubwo nanone twebwe nk'urubyiruko rw'iki gihe sinzi impamvu ntabwo turi gushishikaza nk'ujya gusenga cyane, ariko nanone ikindi ababyeyi nabo mw'iyi minsi ntabwo ubona ko gusenga ntabwo bari kubiha imbaraga cyane nka mbere, kubera ko ubu ngubu umubyeyi yasengaga abenshi nawe urabizi kabisa mw'iyi minsi biya kabisa bayishyize imbere. Ariko gusa njyewe gusenga ndanabikunda, niyo mpamvu nanjye ntabwo nabura kudasenga. Nabonye umwanya njyayo, umwanya wabura nuko kabisa. Abantu batatu wifuriza Noheli nziza, niba na ngombwa ufate telefoni yawe bahamagare none avuga ati aka kanya ndi ku Isango Star TV wifurije Noheli nziza. N'ubu utanafite amayinite, y'amayinite ndayaguha kabisa. Abantu batatu ndayaguhereza. Reba nimero pe. Abantu batatu rwose mwemereye kubahamagara ukabizi ukavuga ati Noheli nziza. Bisa ndi tayari. Tunamagara umubyeyi wanjye. Ugiye guhera kuri mama wawe? Papa wanjye. Ushyire loud speaker kugira ngo natwe twese tubyumve. Mani dufasha dufate. Allo.
Papa bimeze bite? Meze neza? Ya, nari ngeze hano convention nk'uko nari ngiye kureba uko bimeze n'abandi bantu. Ya, muye n'itangazamakuru Isango Star TV. Bangurisha aka interview gakeya bambaza uko ndi kubibona uyu munsi umeze. Ya, bansaba ko hari abantu bakifuriza batatu Noheli nziza n'umwaka mushya muhira batika mbanza umubyeyi wanjye. Ndavuga ati kamaze nkubwire kabisa muguge neza mu rugo umunsi mwiza Noheli nziza. Asante sana. Sawa sawa. Aha, uwa kabiri ngiye kumwihitiramo nimba umufite. Ufite umusheri? Ntabwo navuga ni sheria ni inshuti cyane. Ni inshuti ariko ushobora no guhita ubimubwira. Kavuga ati ngewe ngo ubundi seri. Yeah, very simple. Halo. Vites. Amakuru. Wakongera ijwi se. Umeze neza? Umeze neza? Ya, umugore wawe umeze ute se? Umugore wawe umeze ute wawe? Umugoroba wawe umeze ute? Ya, nanjye nari ndi hano kuri convention ndimo hano kuri convention center. Ya, center hagiye kubera igitaramo cyo kwizihiza Noheli kikazakomeza kugeza kuri Bonane. Waruri mu bantu ba mbere nifurije umwaka mushya kandi nifurije Noheli nziza. Wamenye? Okay, rero najya ngubwire ko nanagukunda. Turi live hano ku Isango Star TV. Turi live ku Isango Star TV, najya ngubwire ngo ndagukunda. Ikubwire ko uyu munsi. Hari ikibazo ashaka kumbaza? Ya. Izi nimero. Niz'umunyamakuru. Nawe Niz'umunyamakuru ku Isango Star TV. nawe urebye neza izi nimero ntiz'Isango Star TV. Mwenga baba. Asari kenshi. Ufite nata hose? Sawa rero bye. Izi nimero ni izande birakunda. Niz'Isango Star TV. Niz'umunyamakuru. Niz'umunyamakuru ku Isango Star TV. Kandi reka nkubwire. Ndabara bironga. Urakoze cyane. Sana mwe murakoze. Byakiriye gute nibwo bwa mbere mubwiye kumukunda? Ya, ubwa mbere. Ubu witeguye kuza kumva igisubizo. Feedback zirukanga kabisa. Nurimo kumva umeze ute nagufite ufite ubwoba? Yanjye wapi nabwoba. Ya, nanjye nizere nizimbyanye n'indimi. Ndakora kunda performing sometime rimwe na rimwe. Ntabwo nagira ubwoba cyane. Urakoze cyane kandi Noheli nziza. Sana namwe kandi mugire Noheli nziza. Urakoze nawe. Sawa. Urabibona rero ko hano duhise tuvuga ijambo tukabwira umuntu ko tumukunda, feedback nziza tuzabibazanira tubabwire ukuntu byagenze. N'ubundi turacyakomeje kuganira n'abatuye umujyi wa Kigali barimo kuza hano kwitabira igitaramo cya Noheli. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Wiriwe. Mwiriwe. Witwa nde? Umuhoza Diane. Umuhoza Diane anitwa neza cyane. Murakoze. Hanyuma uri umumama cyangwa uri umukobwa? Ndi umukobwa. Uri umukobwa witabiriye igitaramo cya Noheli. Yego. Banza ubwira ukuntu uhera nko kuwa mbere. Ukuntu wakiteguye, witeguye umunsi w'ejo wa Noheli, uducire mu make y'ukuntu nyine icyumweru cyatangiye uvuga ati kuwa kane ni Noheli. Undi kwa 12 gutangira. Numvaga nyine uyu munsi utazagera. None finally nyine urageze. Ejo ndashaka bizaba bimeze neza. Ejo bizaba bimeze neza. Turiteguye. Mbabwire gahunda zawe z'umunsi w'ejo. Ejo. Ukibyuka. Ejo nibyuka. Mu gutunganya ibintu then twitegura. Ndashaka bizaba ari byiza. Bizaba ari byiza uzajya gusenga.
nzajyayo. uzajya gusenga. Hanyuma muri Kigali wenda ku giti cyawe tubwiye ukuntu wawiteguye ukwezi kugitangira, ariko se muri Kigali urabona mu myaka yashize n'iki gihe urabona abantu bagishyuha cyane kujya kugura imyenda ngo nzambara umwenda mushyashya, nyine urabona utuntu twabaga wenda kera tukiri abana twebwe turacyahari? turacyahari abana bagura imyenda, abantu baba bazi ngo kuri Noheli ngo bararya inyama n'umuceri bo mu cyaro, naho ni Kigali se niko biba bimeze? abantu baba bashyushye. ngira ngo kuri timetable yawe ejo ikintu udasiba kurya no kunywa inyama na fanta n'ifiriti nyine umuntu azayiteka. n'ifiriti umuntu azayiteka. Hanyuma ugiye mu gitaramo ufite izihe expectation, nyine ugiye kurebamo iki? Urumva ari iki ushyuhiye kureba nk'umukobwa wo muri Kigali? ngiye kureba nyine ukuntu biri bwawe bimeze, nimba bitandukanye n'umwaka washize. ngiye kureba nyine ukuntu uyu munsi bwo biri bwawe bimeze. Umwaka ushize byari bimeze gute? Ibyo byari bishyushye. Uyu munsi hari abahanzi barimo se wabuze? nta makuru mfite. Nta makuru ufite? Uje mu gitaramo witabiriye nta makuru ufite? Ntayo mfite. Ndabibonye ubwo hari umuntu ukuzanye. Twabipanze nyine turazi. Mujya mureba se Isango Star TV cyangwa se ngo mwumve radiyo? Turabikora. Kuri radiyo rero ugiye kumbwiraho abanyamakuru ujya wumva kuri radiyo? nawe kuri TV? naho byanze. Nk'uko twabibasezeranyije rero dukomeje kuzenguruka umujyi wa Kigali kugira ngo tugende tubereka ukuntu abantu bagiye batandukanye, urubyiruko, abantu bakuze, bumva ukuntu biteguye Noheli. Hanyuma turi hano mu mujyi rwagati kuri rompo yo mu mujyi, murabizi abantu benshi bakunda kwita ku mazi. Ubundi turi kumwe n'urubyiruko. Witwa nde? Witwa Bienveni. Ko wambaye nk'umusani se ntabwo uririmba? Izi ni imbaraga za Noheli. Izi ni imbaraga za Noheli. Barambwire ugitangira kuno kwezi ukuntu wari witeze Noheli, ukuntu wumvaga ushaka kuzayenjoyinga kugeza uyu munsi, urumva rero kugeza ejo Noheli yiteguye gute? Noheli igizwe n'ibintu by'umugisha, gusohoka, kujya mu bitaramo, kujya mu ma anniversary y'abantu, just nyine umuntu akambara agasohoka. Kwambara ubu twenda uzambara ejo waduteguye tumeze neza cyane. Bari tayari. Tanga isura y'imyenda ejo uzaba wambaye ukuntu izaba imeze. Ejo ni jogging, nambare kampisi, nambare na sangrife. Icyo gihe uzaba ubyambaye ugiye he rero? Tuzajya mu kirori Irebero, hazaba habaye agapati gatoya badutumiyemo, niko tuzatwagiyemo. Aka kanya rero turi hano mu mujyi muri rompowe n'ubundi yaho. Mu by'ukuri witeguye, urambara uraza hano uje gukora iki kugira ngo n'abantu badukurikiye bacikamwe bavuga bati umwaka utaha noneho ku itariki nk'izi 24 tugomba kuzaba turi hano? Just hano hari ubwiza bwaho, ni rompowe harimo ibyiza kureba hose, uraza ukifotoza ukishima, just ukajya no gusenga hano kwa urusengero. Uyu munsi urajya gusenga se? Navuye. Oya ariko ushobora kuza kujya kuraramo kugira ngo uzabukeshe? Ndaza kujyayo njye gusenga nyine, nimara kwenjoyinga nibuke Imana. Wibuke Imana. Hanyuma se Noheli kuri wowe uyifata gute? Ifite igihe gisobanura ubundi? Noheli ni ikintu cya mbere gikomeye buriya, niho umwami nyine yavukiye, nk'umugisha nyine watuziye. Buriya natwe rero tuba tumugomba kumuheresha icyubahiro kandi tukanenjoyinga kabisa. Ese ubundi Yesu yavukiye ahagana he? Si yatereye gusa buriya.
urakoze cyane uzagire noheli nziza abantu batatu babwire bifurize noheli nziza ndasuhuza bosi wa Sante witwa Regis ndasuhuza witwa Kizere cya Matare ndasuhuza n'undi witwa Eric twagarutse n'ubundi turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umva hano nemeye uyu witwa Pamela iry'ikinyarwanda Ganza witwa neza cyane hanyuma tugusanze hano kuri rompo yo mu mujyi ese witeguye gute noheli ku munsi w'ejo urumva umeze gute muri wowe kwitegura noheli ni ibisanzwe abana turacyashyushye imyenda turayibitse ejo mu gitondo urambona nayitaye wowe bakuguriye n'imyenda ibyo bintu twarabyibagiwe oya ntabwo twabyibagirwa mbwire imyenda wateguye uzambara waguze nimba niyo akanzu n'agasogisi k'umweru n'agakweto ubwo buryo urimo kubivuga umeze nk'umuntu warenze ibyo bintu umuntu akarabyambaye kabisa ntabwo waba ubifite nko kuri telefone nyereka ukuntu mpise ngira amatsiko nyine isogisi ry'umweru n'ikanzu umva birabitse habe nabikwereka ukaba ubiguze ejo nkazagusebya ejo ukazansebya hanyuma ndagira ngo wenda ubwire abantu ukuntu noheli uyifata kuri wowe noheli uyifata ute noheli ni aniveriseri ya yesu aniveriseri ya yesu ahubwo se ni uko ari ukugendera mu Kigali tutazi imyaka agize ariko tuzakomeza duserebure muzakomeza muserebure hari umuntu uzi uvuka kuri noheli mwifuriza isabukuru nziza na noheli umusaza wanjye rwose isabukuru nziza mu gitondo ari ukumenaho amazi umva nkubwire mfashe ufate telefone umuhamagare muhamagare pe muhamagare tumwifurize isabukuru nziza ikabwira ngo abantu muri kumwe nizere ko utabibabwiye oya ntabwo ari bubimenye we muhamagare azabibona nyuma nka surprise nta kibazo yego rwose ndayiguhereza kayifashe wamyutinze reka mwereke alo kiriya ni ukugira ngo ikamanza numve nata uri kumwe na Yanike Igo uri kumwe na Yanike sawa nuko ntabwo bari kumwe gusa mubwire ngo isabukuru nziza rwose ni twini wa yesu nuko wasaga bananganya imyaka akaba atubeshya akaba babeshya hanyuma wakifuriza abantu batatu cyangwa bane nziza ubundi tugasoza kanifuza sheri wanjye ni mama ndi kuvuga noheli nziza kabisa iriya myenda yaguze ni myiza yakuguriye iyi myenda yanguriye ni myiza na musaza wanjye na mumura wanjye wakoze cyane twawe ragiye bereterida ndumva nishimye cyane ibyishimo byandenze byagushimishije uyu munsi kuva mu gitondo ni uko nabashije kubona agatike kanzana gutembereza umwana wanjye icyo kintu cyanshimishije cyane mbese umunsi wagenze neza nabashije kubona noheli ngiye yangezeho pe nayitangiye uno munsi pe nayitangiye urambwire nubona noneho bigeze saa sita z'ijoro wenda ukiri mu maso itariki 25 zigeze kuri noheli uburyo uri buserebe oya saa sita z'ijoro zigomba kugera ndi maso narasinzira nicaye mfite amatsiko yo kumva kana Yesu karirimba kari kurira buri gihe iyo umwaka urangiye nyine izi tariki mba mfite amatsiko yo kukumva ukuntu karira ubu ngubu ntegereje ko saa sita z'ijoro nyine ziri bugere nkabona kuryama ntabwo narya ko saa sita z'ijoro zitaragera nka sitori ya Yesu muri Bible ujya uvuga uti iyi ngiyi iraryoshye nyine buzi wayitubwira mu minota mikeya kugira ngo n'abantu wenda batayizi bayimenye uyu munsi oya nyine biranshimisha cyane izi tariki ziranshimisha 25 biranshimisha cyane nyine kwibuka igihe Yesu yavukiye biranshimisha cyane ni umunsi nizihiza cyane kuruta iyindi yose buriya mbera ku kwezi kwa mbere ntanga amafaranga mvuga ati kuri noheli igomba kuhatwika ngiye n'umwana wanjye turatwika paka n'ejo pe urabona ko twabitangiye twaje hano muri ropuwe kureba uburyo bahatatse nese ni nka budget wageze uyu munsi ufite budget y'amafaranga angana gute yo guserebura nyine ivuka rya Yesu ubu ngubu ufite ibihumbi 20 ufite n'amafaranga ufite ibihumbi 20
n'imyenda twamaze kuyipanga tuzambara ubu ngubu iteye ipasi irabizi. Aha kubijyanye rero n'imirire nibyo nshaka kumva. Imirire twahashyaga kuko umuceri urahari, amavuta arahari, tugomba kurya n'ifiriti n'akamayoneze. Yego. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza. Yesu yavukiye. Yesu yavukiye i Betelehemu. Yego. Icyanditswe kijye kigufasha muri Bibiliya ukavuga ati iki nicyo cyane. Igihe Yesu nyine igihe yavukiye n'igihe yabambiwe ku musaraba akadupfira, ibyo bintu nibyo bimfasha cyane. Urakoze cyane none se kutari kumwe na papa w'umubebe. Oya njye mbana n'umwana wanjye, papa we ntabwo tubana. Urakoze cyane kumuzana kumutembereza umumama w'umugabo. Urakoze cyane. Biranshimisha buriya aho papa atari mba ngomba kuhaba hose nkamuha ibyishimo by'ababyeyi bose. Nuko nabibasezeranyije rero tugeze kuri Père Noel tumwigereyeho. Père Noel meze ute? Sawa sawa. Sawa sawa, uri kumwe n'abana bawe? Kabisa abana banje umunsi wacu. Umunsi nawe wishyizemo. Umunsi wacu n'abana. Yego, hanyuma se muduteganyirije iki kuri abo babebe n'ibiki tugiye kwenjoyingamo kugira ngo twumve imba nanjye ndi bwisangemo? Bana tugiye kwenjoyinga no kugeza ryari. Ko bwije se wa mugani turataha ryari? Oya, uyu munsi ni ugukesha tukongera bugacya Imana. Umunsi ni uwacu. Uyu munsi ni uwacu, hanyuma turi kumwe n'ubundi n'ababebe n'abana baje kukureba. Ese ni igihe mikino bagiye gukina, ni ibiki mugiye kubabwira kugira ngo wenda n'umuntu udukurikiye undi munsi azamenye ko Père Noel bagomba kuzajya baza baje kumva ibyo ugiye kubabwira? Haba hari udukino tw'abana, hakaba face paints nk'uko mutubona, buri mwana agacuzingamo akashaka ibana tukamusiga, hakaba n'utundi dukino turirimbo twinshi, buri happiness nyine akantu kose gashimisha abana waza ukagasanga. N'amagift se mwadutegura? N'amagift yarimo. Ufite amagift? Hanyuma se tuba twariye. Abayariye nicyo bisobanuye. Abayariye ahereye umwaka ukoherezo nzarya. Kugeza nabwo ryari. Kugeza mu mwaka wundi. Hanyuma turi kumwe n'ababebe. How are you? What's your name? Abi. How old are you? Okay, do you speak Kinyarwanda? Yeah. Okay, twagiye ujye kubabwira uko witwa noneho mu Kinyarwanda neza n'imyaka ufite kugira ngo abantu babyumve. Twagiye witwa nde? Abi. Wiga mu kangahe? Muri top. Okay, hanyuma wowe witwa nde? Nitwa Hirwa Great. Vuga cyane kugira ngo tukumve. Nitwa Hirwa Great Kennedy. Hirwa Great Kennedy. Wowe? Nitwa Tekla. Tekla. Fela. Nitwa Ella. Ella. Wowe? Samantha. Witwa nde? Bruno. Hanyuma ndagira ngo buri muntu ambwire ikintu gift yumva ashaka mama we cyangwa se papa we cyangwa se umuntu babana umubyeyi we muhereza ejo. Turahera hano. Shaka ko mama ejo azaguha iki? Igikinisho. Ikihe cy'imodoka cyangwa ikindi kintu baro? Imodoka. Ubona ushaka ko ejo bazaguhereza iki kuri Noheli? Igipupe. We bazakugurira iki? Nawe ushaka igipupe. Ndaje kwifotoza bebe. Aha, ushaka smartwatch. Mama agomba yigure. Ushaka ko bazakugurira iki? Ngenda shaka ko bazangurira igare. Igare. Smartwatch. Ushaka ko mami azakugurira iki? Mami azakugurira iki kuri Noheli? Hanyuma mugiye kundirimba indirimbo ko kuri Noheli. Simukazi? Okay, twagiye nanjye ndabafasha. 1 2 3 go. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Como mutabyina ze? Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Murakoze cyane.
Hey, we wish you a Merry Christmas. Okay, let's go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tubifurije Noheli nziza, tubifurije Noheli nziza, n'umwaka mushya muhire. Nawe wakoze cyane gukomeza wenjeyinge n'abana bawe Kabisa. Uratangira utubwira uko witwa, amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Niyo Nasenze Solange. Niyo Nasenze, izina ryiza cyane. Hanyuma se utuye ahagana he? Mo hano muri Kigali? Ntuye i Kabuga. Utuye i Kabuga. Wavuye i Kabuga ujemo hano kugira ngo gusa wenjoye Cyane rwose ndane n'abana. Oh, none ufite abana beza. Hanyuma se mwiteguye gute umunsi w'ejo wa Noheli? Umunsi w'ejo nyine ndawiteguye ibisanzwe. Hanyuma se uku kwezi gutangira cyangwa se kino cyumweru wowe n'abana bawe, twebwe ngewe ukuntu nakuze iyo Noheli yajyaga kugera byarekeye mvuye ku ishuri nyine ndangije segonderi, nabaga nzi ko mfite agakanzu cyangwa se agapantaro, udukweto dushyashya, akagofero ko kuri Noheli nyine. Wowe abana bimeze bite? Ubwo bateguriye gute? Itegeko umuntu yabiguze kera ahubwo birabitse ejo nyine bizaba ari uburyohe. Bizaba ari uburyohe. Wowe se hari igihe ugurira abana wo kwibagirwa? Oya, ntabwo nakiyibagirwa kuko nyine ari ibintu umuntu aba agomba kwitegura iyo umuntu abonye ubushobozi. Yego. Hanyuma se wenda hari umuntu uba wabubuze avuga byanze, ese hari igihe wenda mwebwe biba byakunze cyangwa se abandi ukaba wahamagara nk'abo bantu bazi muri karitsiye bikunda kubaho ukavuga ati muze dusangire nubwo nanjye bitari neza cyane ariko at least hari icyo nabonye? Yego pe, hari igihe nyine uba uturanye n'umuntu wowe wenda ukaba wagiye amahirwe yo kubona ubushobozi bwo kuba wagira wateka cyangwa ukabona nyine wowe icyo ushyira ku ziko we yakibuze, ukarangiza ukaba wamufasha nyine, wagira nk'ikiro cy'umuceri ukaba wakimuha nyine nawe ukamufasha kubushobozi. Yego. Hano muri Kigali rero hano turi kuri rompo urabona ko ibintu birashyushye, abantu bariteguye. Dore abantu ni agahisi. Abantu ni agahisi. Ese muri karitsiye yanyu Kabuga ho wasize bimeze gute? Kabuga naho nasize nyine ari ibisanzwe, ari ni gake gake. Bivuze ngo ejo ushobora kugaruka hano kubera ko birashyushye. Nurumiwe ahubwo kuko mana abantu n'ubu baracyaza. Hanyuma rero gira abantu nka babiri cyangwa batatu wifuriza Noheli, ubabwira uti ngewe ubundi ku Isango TV mbifurije Noheli. Umuntu nakifuriza Noheli nziza n'umuryango wanjye, umugabo wanjye n'abana banjye, ababyeyi banjye n'inshuti zanjye ziri bumbone. Yego. Abantu bose bari bumbone banjye ndabasuhuza. Mwabibonye rero abantu mu mujyi wa Kigali uburyo bishimiye ejo kuzizihiza umunsi wa Noheli cyangwa se ivuka ry'umwami wacu Yesu. Hanyuma reka mbashimire, mwakoze cyane, ariko ntago nagenda nashimiye Arafati wari uri kuri kamera. Mugire ibihe byiza.